Superman nshyashya yagarutse. Iyi niyo filime iri guca ibintu muri mwaka wa 2025. Ni Superman mushya James Gunn yahindutse byose. Ese koko iyi filime yaba iruta izabanje? Ese amafaranga yayitanzweho yaragarutse? Nimumfashe tubisobanukirwe. Bivugwa ko iyi ariyo filime ya Superman ya mbere yinjije amafaranga menshi mu cyumweru cya mbere kurusha na Man of Steel. Reka turebere hamwe impamvu iyi filime yakunzwe. Iyi filime bivuga ko hinjijwemo umukinnyi mushya wa Superman, David Concert. Yigaragaje nk'umusimbura mwiza kurusha ba Superman babanje bwa mbere. Ubutumwa bugaragaza icyizere. Filime ihuza imirwano ikomeye n'ubutumwa bwo gufasha abantu, ikareka kwibanda gusa ku mirwano. James Gunn ubumenyi bwe mu guhuza comedy na action byatumye benshi bishimira uko filime iteguye n'abakinnyi bazwi harimo Rachel Brosnahan nka Lois Lane na Nicholas Alex Luton. Ibirori bidasanzwe bya visual effects, imirwano n'imyubakire y'isi ya Metropolis byakozwe mu buryo bugezweho. Reka turebe uko filime yakiriwe. Audience yayihaye amanota hejuru ya 90. Filime yinjije amafaranga menshi mu cyumweru cya mbere. Igaragaza ko yubakiye ku mafilimi ya superhero zakundwaga mbere. Icyakora yo yongerwaho impano nshya, imbamutima, ubugwaneza n'intego nziza. Niyo filime ya Superman ya mbere isaga Man of the Steel. Reka tubanze turebe amafaranga basohoye kugira ngo iyi filime ijye hanze. Turebe hamwe nayo filime yinjije. Amafaranga basohoye agera kuri miliyoni 225 z'amadolari ya Amerika. Noneho amafaranga yinjije bivuga ko mu cyumweru cya mbere gusa yinjije arenga hagati ya miliyoni 122 na miliyoni 125 z'amadolari. Hanyuma ayinjijwe ku isi hose mu cyumweru cya mbere arenga hagati ya miliyoni 217 na miliyoni 220. Ibaze ko aho ari mu cyumweru cya mbere gusa. Ibyo byarenze DC Studio kubyo yari yiteze. Filime yatangiye gutunganywa guhera mu mwaka wa 2023. Bivuga ko igihe cyose yatekerezwaga bayitondeye ku buryo bagiye bahinduraho ibintu byinshi kugira ngo Superman isubire ku isonga, mbese agaruke ari mushya. David Concert niwe wahiswemo kuba ariwe aba Superman mushya. Iyi filime yatekerejwe nk'imwe mu mafilime azafasha DC Studio yabo nk'izasubiza iyi studio icyubahiro, kuko iyo bafataga nkaho irenze ari yitwa Man of the Steel. Bavuga ko ubutumwa bw'amarangamutima atari ukwerekana imirwano gusa, ahubwo hagomba kuba harimo icyizere, ubuntu n'urukundo. Imigendekere y'inkuru itandukanya Superman agerageza kubaho nk'umuntu, akubaka umubano na Lois Lane. Ku mbuga nkoranyambaga haravugwa ko iyi filime ya Superman ifite umutima wihariye ugereranyije n'izabanje. Gusa abakunzi ba filime bavuga ko hagaragaye amakosa yagaragaye kuri bamwe. Bavuga ko hakabije kuba harimo comedy nyinshi, ko idahuye na Superman y'ibihe bishize. Bamwe bavuga ko Lex Luthor atagaragaye cyane ugereranyije n'uko bari babyiteze. Filime ya Superman 2025 yerekanye ko superhero ishobora kugaruka ifite umutima w'ubuntu, si imirwano gusa, ahubwo ni ugutanga icyizere. Ubu nibwo buryo DC Studio iri kongera kugaragaza cyangwa se gushimisha abantu benshi bari kureba ino filime ya Superman. Bari kubonamo ibitangaza biruta ibyabanje kuri Superman zabanje. Ese wowe warebye iyi video? Twandikire muri comment icyo wayitekerejeho. Niwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone ibindi biganiro bitandukanye. Nge mwaba nyine twa King Best, ndaje dukomezanye n'ibindi biganiro.